Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Iyi ni ya saha yo kubohoka hamwe na Profete Emma Ndikumana. Ngusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi nawe ubohoke. Uyu munsi ni itariki ya mbere, ukwezi ni ukwa munani, umwaka wo ni 2025. Uyu munsi nawe ubohoke. Uyu munsi nawe uhaguruke. Uyu munsi Yesu aguhagurutse. Yesu ahagurutse ubuzima bwawe. Yesu ahagurutse ibyawe byari byaraguye. Ubuzima bwawe bwari bwarapfuye, ariko Yesu aguhagurutse mu izina rya Yesu. Yesu abohora ubuzima bwawe. Uyu munsi tugiye gusengera mu ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yohana, ibice byaho ni 11. Turasoma n'umurongo wa 25. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Haleluya, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Aramubaza ngo, mbese wizeye ibyo? Imana yacu ishimwe cyane. Yesu avuga amagambo akomeye, aramubwira aya magambo ye yabwiraga Marita, mushiki wa Lazaro. Aramubwira ngo, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera, haleluya, naho yaba yarapfuye azongera abeho. Umumama wizera Imana ntabwo ajya apfa. Umugabo wizera Imana ntabwo ajya apfa. Umusore wizera Imana ntabwo ajya apfa. Iyo wizeye Imana, Imana ibana nawe. Iyo wizeye Imana, Imana ihagararana nawe. Imana iba mu ruhande rwawe. Uyu munsi Uwiteka Nyiringabo Imana abasha gukora ibyo ngibyo ubona ko bitashoboka, kuko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Birashoboka ko umaze igihe kinini uri mu buzima bukugoye, umaze igihe kinini uri mu buzima bukuruhije, umaze igihe kinini urwaye, umaze igihe kinini urwaje, umaze igihe kinini uri ku musozi w'igisuzuguriro, umaze igihe kinini abantu baragutaye, umaze igihe kinini amaboko y'abantu yarakurekuye. Ariko nzanywe no kukubwira ngo humura, Yesu aracyabasha kubohora. Yesu aracyabasha gutabara. Yesu aravuga ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye. Urumva, umuntu wapfuye, umuntu byarangiriyeho, wa wundi byacanze, wa wundi uvuga ngo biranze, biragoranye, wa wundi usigaje izuba rimwe. Umva, Yesu ngunyizera, uwizera Yesu, umuntu wizere Yesu, ngo naho yaba yarapfuye, haleluya, Imana y'amahoro ishimwe cyane, ngo naho yaba yarapfuye, Imana ishimwe, ngo azongera abeho, ngo azongera abeho, ngo naho yaba yarapfuye azongera abeho, ngo naho byaba byaramugoye byaranze, ngo bizongera byemere mu izina rya Yesu, ngo data ngo azongera akora ibikomeye, haleluya. Ngo unyizera ninjye kuzuka n'ubugingo. Yesu niwe ujya uzura ibyapfuye, akazura bizinesi yawe yaranze. Birashoboka ko washoye muri bizinesi ugacuruza nk'abandi, abandi bakunguka wowe ugahomba, ariko iryo ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Haracyariho ibyiringiro. Yesu yakongera akaguhagurutsa. Uretse kwiheba, Yesu arakora kandi Yesu aratabara. Umva ijambo Yesu yavuze, rivuze ngo kandi umuntu unyizera ukiriho, haleluya, unyizera akaba akiriho, Imana y'amahoro ishimwe. Uyu mumama wizera Imana akaba akiriho, uyu mukobwa wizera Imana akaba akiriho. Umva, ntabwo uzigera umwara, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni, kuko wizeye Uwiteka Imana idakoze isoni.
birashoboka ko wakwizera abantu bakagukoza isoni, wakwizera imiryango ikagukoza isoni, wakwizera umugabo washatse ejo akagukoza isoni, wakwizera umugore washatse ejo akagukoza isoni, wakwizera abana wibyariye mu nda ukabagira ku gise ejo bakagukoza isoni. ariko umva, kwizera Yesu ntibikoza isoni. Yesu niwe nshuti nziza itajya ibasha gukoza isoni. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yesu niwe nshuti nziza, no mu rupfu murajyana. Yesu no mu rupfu murajyana, nta gusiga, muragendana. Ko bivuze ngo ninje kuzuka n'ubugingo, unyizera, haleluya, naho yaba yarapfuye uyu nguyu azongera abeho. Imana ishimwe, haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Muri iyi porogaramu y'umunsi ya buri munsi, mu isengesho rya buri munsi, nzanywe no kukubwira ngo humura, Yesu arashoboye. Humura, haleluya, kuri bohoka y'umunsi. Uyu munsi nawe ubohoke ku mbaraga zari zimaze igihe zikuboshye, ubohoke ku mbaraga zari zimaze igihe zikwicariye. Muri iyi porogaramu ya bohoka, muri aya masengesho ya bohoka, muri bohoka y'umunsi, ubohoke nawe, ubuzima bwawe bubohoke. Hari abantu baboshywe n'imbaraga zigiye zitandukanye, ugasanga waboshywe n'imbaraga ziragutsikamira. Abantu baraguhemukiye, baragenda baba mu mutima wawe, buri uko wibutse abantu baguhemukiye, ugasanga umutima wawe urijimye, umutima wawe urirabuye. Wari uzi ko buriya kutababarira buriya nawo ni umugozi uboha umuntu ukamubuza kugera ku mugisha we, ni umugozi uboha umuntu ukamubuza kugera ku masezerano ye. ariko ndagira ngo nkubwire, niba ushaka kugendana na Yesu, bohoka ku bantu, womatane na Yesu, haleluya, womatane na Yesu, wowe nawe mu bumwe. Abantu bihorere, ubereke Yesu. Hari abantu baguhemukiye, bihorere, ubereke Yesu, ubasengera Imana. Birashoboka yuko baguteye ibikomere byinshi, ariko ndagira ngo nkubwire, kubabara si cyo cyakomora ibikomere, kugira inzika si cyo cyakomora ibikomere, ahubwo kwizera Yesu, ukabababarira, ukababohoka, ukabereka Yesu, haleluya. Nkunda isengesho Nehemiya yigeze asenga, arangije abwira Imana, arayibwira ngo urebe Sanibalati, haleluya, urebe Sanibalati na Tobiya ibyo bangirira. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Urebe Sanibalati, oh my God, urebe Sanibalati na Tobiya ibyo bangirira. Abantu rero ntabwo ari beza. Abantu bagukorera byinshi bibi kugira ngo bagutandukanye n'Imana, bagukorera byinshi bibi kugira ngo bakuvanemo kwizera, bakukamuremo ibyiringiro. ariko izere Yesu, niwe nshuti nziza itagihemuka. Imana ishimwe. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira na mwanzi wamunyirukanaho. Imana y'amahoro ishimwe. Aravuga ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Ndagira ngo nkubwire, tumbira Yesu wenyine, niwe nshuti nziza, niwe mufasha utajya ubura kuboneka mu byago no mu makuba. Nzanywe no kukubwira ngo humura, Yesu aracyari ku ngoma. Yesu ni muzima, ntabwo urupfu rwamuheranye. Yesu ni muzima, yarazutse. Kandi Yesu yivugiye aya magambo, aravuga ngo ninjye kuzuka n'ubugingo. Imana y'amahoro ishimwe. Ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Kandi unyizera ukiriho uyu munsi, haleluya, ntazapfa iteka ryose. Arangije aramubaza ngo mbese wizeye ibyo mama, papa?
wa musore we, wa mukobwa we unkurikiye none ahangaha, ese nawe wizeye ibyo ngibyo? ese urabyizeye? Imana y'amahoro ishimwe cyane. Umva nkubwire, uretse kwiheba, bagusanzemo uburwayi kwa muganga barakubwira ngo genda utegereze gupfa, uburwayi bwawe ntibuzakira. Ariko ndagira ngo nkubwire, kwa muganga bananiwe, Yesu aracyashoboye. Umva nkubwire, bagusanzemo kanseri, bagusanzemo diyabete, barakubwira ngo uzabana nayo, ngo niyo izakwica. ariko umva nkubwire, Yesu ajya ahindura ibihe. Birashoboka yuko bagusanzemo sida, none aya masaha ukaba wihebye, ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu ajya abasha gukiza ubwo burwayi. Yesu ni karuhura, Yesu arakiza, Yesu aratabara. Abaganga bananiwe, inshuti zananiwe, imiryango yananiwe, Yesu aba ahari kugira ngo akurengere. Umva mvugane nawe, ubwo burwayi barakubwiye ngo genda utegereze gupfa. Hari amajwi arimo arakubwira ngo nujye mu bapfumu, kandi waragerageje ibintu byose biranga. Umva nkubwire, niba utarajya mu bapfumu wikwigirira nabi. Abapfumu nta cyiza cyabo, Yesu wenyine niwe ufite imbaraga. Satani nta mbaraga agira, Satani nta miti agira, Satani nta jambo agira. Satani yaratsinzwe, Satani Yesu yaramunesheje, Yesu yaramunesheje. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu yaramunesheje. Nawe kandi ujya mu bapfumu, umva nkubwire, birahagije aho ugereje aho ngaho, birahagije kubona ko nta cyiza uzabonera mu bapfumu. Umva nkubwire, izere Yesu nonaha abashe kukubohora. Nawe unkurikiye utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, waracikanywe, uri mu gihombo gikomeye cyane. Umva nkubwire, muririmbyi yararirimba, umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, wambereye umucunguzi, njye nkwiza ibyawe nishimye. Nsingize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime nezerwe. Singize Yesu wanyogeje ibyaha. Haleluya, Imana ishimwe. Nanjye umunsi mwiza nibuka, haleluya, n'uwo nakiriyeho agakiza, n'uwo nizereyeho Yesu Kristo w'abami. Ni ukuri nari ndushye, mu bari barushye nari ndushye, mu bari bagowe nari ngowe, mu bantu bari bafite agahinda nari ngafite, mu bari bafite umubabaro nari mfite umubabaro. Ariko umunsi nahuye na Yesu, anyuranye ibihe ku buzima bwanjye. Yesu amara umubabaro, Yesu amara agahinda, Yesu arankiza, Yesu arambatura, Yesu arampagurutsa, Yesu ampa umugisha, Yesu ampa ubuzima, Yesu ampa imbaraga, Yesu ampa umuryango. Yambereye mama, ambera data. Kandi umva nkubwire, icyo nkundira Yesu ni umugabo. Ijambo avuze araririnda, ahagarara ku ijambo rye. Yesu ni intahemuka, Yesu ntabwo ahemuka, Yesu akiranuka muri byose. Imana y'amahoro iguha umugisha. Reka ngusengere Imana. Umva nkubwire mama, umva nkubwire papa, umva nkubwire wa musore we, umva nkubwire wa mukobwa we, uretse kwigirira nabi, Yesu aracyakora kandi Yesu aracyatabara. Zamura kwizera kwawe, dusengana Imana. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, kuri Imana y'imbaraga, kuri Imana y'ubutware. Hejuru yawe Mana nta yindi Mana iriyo. Aya masaha ndasengera uyu muntu warunkurikiye, mugirire neza. Hari byinshi byamunanije, hari byinshi byamutsikamiye, hari byinshi byamwicariye, hari byinshi byamurwanyije. Hari unkurikiye none aharwaye, rambura ikiganza cyawe, Kristo wabambwe umukize. Hari unkurikiye none afite ideni rimuremereye, ni wowe ujya wishyura amadeni. Hari unkurikiye none afite icyaha cyamubase, kiramutsikamira, kiramunanira kukihana. Uwo nguwo nawe Mwami mugirira ibambe, umurebana amaso y'imbabazi. Imbabazi zawe Kristo ziboneke kuri we. Ndagusabye papa, fungura imiryango kuri uyu muntu unkurikiye, yarabuze urubyaro. Ni wowe utanga urubyaro, ni wowe ujya utabara, ni wowe ujya urengera, ni wowe ujya uca inzira, kandi ni wowe ujya ubohora. Mweretse uyu muntu ujya uryama akabura ibitotsi, nawe murwanirire, nawe umucira inzira. Ayizo ni mashando wiribiri failele botani ni topevo niya. Ayibe fodrere mekota ya
lazizi niwe yakudemo yasanze. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana idashobora kubeshya, uri Imana irinda ijambo ryawe ibihe n'ibihe. Mana ndagusabye, rema amashimwe mu kanwa k'aba bantu bankurikiye none aha ngaha, ubagirire neza, ubarengere. Iyi ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani. Mana, iyi tariki ya mbere rekuremo ikintu kidasanzwe, rekuremo ikintu gishya mu buzima bw'aba bantu. Baremera amashimwe kwezi kwa munani ko kuganura ku masezerano yacu. Kwezi kwa munani, Mana Nyiringabo, reka uganuza abantu bakwizeye, uganuza abantu bakwiringiye, uganuza abantu bagukoreye, uganuza abantu bakunambyeho, kuko uri Imana y'amasezerano. Urakoze Kristo, urakoze kuko uzi ibikomeye kandi uremye amashimwe, kandi abantu bagiye gushima izina ryawe bakavuga imirimo yawe, bakavuga kuri Imana, bakavuga ko ushobora byose, nta kintu na kimwe kibasha kurogoya imigambi yawe. Urakoze, icyubahiro ni kibi cyawe, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe, Imana y'amahoro nibaho umugisha. Twari turi muri porogaramu y'umunsi yo kubohoka. Iyi ni bohoka y'umunsi, y'umunsi ku itariki ya mbere twinjira mu kwezi kwa munani. Kwezi kwa munani kujya kuba ukwezi kumuganura, abantu basangira bakarya ku byo bejeje, bakaganura, bagasangira, bakaganuzanya. Ariko nari mvuze ku buzima bwawe, iyi Mana yacu hari ibyo yatubikiye. Yende ku byo yatubikiye, nawe kuganuze ku masezerano yawe. Ukwezi kwa munani, Imana ikuremera ikintu gishya, nawe wakire kurya ku masezerano yawe, mbuto z'ibyo waruhiye, ibyo wasengeye, ibyo wakoreye, byose bize ku buzima bwawe. Imana ibampera umugisha, maze urebe niba utari wakora subscribe kuri YouTube Prophet Emma, ukoreho subscribe niba ariho unyumvishije uri. Nusanga unyumvishije uri kuri TikTok Prophet Emma, naho urebe ko wakanzeho ugafurowinga Prophet Emma, kuko iyi porogaramu izakomeza. Tuzagumya gusenga hamwe n'uko Imana izagumya idushoboza umunsi ku munsi. Iyi porogaramu yitwa bohoka y'umunsi. Bohoka y'umunsi, uyu munsi Imana igira ibintu ikubohoraho, kandi numara kumva iri jambo ry'Imana, iri sengesho ukaryumva, ukande like, nurangiza ukore share, ugisharinga inshuti yawe, ntugisigarane muri telefone yawe utagize umuntu usharinga, utagize umuntu urarika. Umubwire uti tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buri gitondo rero, buri uko tubyutse, iyi porogaramu uzajya uyisanga muri telefone yawe. Ndi hano kugira ngo ngusengere, nawe wizere. Imana nirangiza ikore. Reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha, mugubwe neza. Imana ibishimire, mugire umunsi mwiza. Uyu munsi ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha, kandi bagurira imbago mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, amen.